Mu murenge wa Muhima aho bakunze kwita Dobandi, ni agace kagaragaramo urujya n'uruza rwiganjemo abacururiza ku muhanda. Nyamara hafi yabo mu miferege cyangwa za ruhurura uhasanga ibisigazwa by'ibiribwa bitandukanye biba byahajugunywe, bigateza umwanda ndetse n'umunuko ukabije. Bamwe mu bahakorera n'abahaturiye basanga iki ari ikibazo kibabangamiye. Impungenge zirahari kuko umuntu akora rimwe ubundi akaba ari mu buriri. Natwe ubwacu malaria yaraturembeje kubera ikibazo cyahangaha. Ahubwo twe turasaba ko leta yashyiramo ingufu bakadufasha bagashakira abantu aho bakorera kugira ngo ibi bintu bye kubaho. Abatungwa agatoki nka nyirabayazana kuri uyu mwanda ni abazwi nk'abanyagataru, ariko aba nabo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari abakiriya bakunda kunyanyagiza imyanda. Natwe ntago ari twebwe, harimo abantu baturuka hirya, harimo ababizana nijoro wenda bakaba babimena. Natwe tuba turi ahangaha kuko turahakora, niho dushakira ubuzima bwa buri munsi. Iyo twaje ahangaha nkabona igihumbi cyo guhahira abana pe, nanjye biramfasha kuko ntago najya gusambana kandi mfite amaboko. Nubwo gucururiza hafi y'umwanda usanga ntacyo bibabwiye, aba baturage bigaragara ko batarasobanukirwa isuku nyayo ikwiye mu rwego rwo guhangana na malaria ikomeje kwiyongera. Mu rwego rwo kongera ubukangurambaga mu kwirinda iyi ndwara, bamwe mu bayobozi b'amadini nabo bavuga ko bagiye kugaragaza uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kugira isuku aho batuye. Isuku rwose ni ikintu dushishikariza abaturage, baba ari abakristu baba atari abakristu, abantu bose kugira ngo bagire isuku iwabo aho batuye no mu baturanyi babo, kandi dusaba kugira ngo umuntu ye kwirebaho gusa aho atuye, ahubwo arebe no waturanye nawe. Ibi bivuze ko hadafashwe ingamba zo kurwanya ibishobora gutera malaria, harimo n'uyu mwanda ugaragara mu gace ka Dobandi. Ibi bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abahatuye, dore ko na Minisiteri y'Ubuzima iherutse kugaragaza ko mu myaka 3 ishize ubwiyongere bwa malaria bwikubye hafi inshuro enye muri 2015 buvuye ku barwayi 500,000. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.